Imana y'Isaka, Imana ya Aburahamu, Imana ya Yakobo, Imana yo kwizerwa, Imana idaheruka, tugushimiye neza n'imbabazi zawe, tugushimira kuri uyu munsi duhaye umugisha. Reka iri jambo rigiye gutambuka ribe ijambo rihumuriza benshi kandi ribohora benshi kubw'imbabazi zawe. Urakoze rero mwami kugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Turasoma igitabo cya Ezekiel ibice 21, turasoma n'umurongo wa 32. Ezekiel ibice 21 n'umurongo wa 32. Haravuze ngo nzabyubika nabyo ntibizongera kubaho ukundi, kugeza igihe nyirabyo ubifite ubushobozi azazira nawe nzabimuha. Ndagira ngo dusengeye muri ijambo ry'Imana. Ni amagambo Imana yasubiyemo gatatu ngo nzabyubika kandi ntabwo bizongera kubaho ukundi. Uyu munsi hano tugiye gusengera muri ijambo ry'Imana. Ndifuza ko uyu munsi Imana hari ibyo yubika ku buzima bwawe. Imana ni ibyubike, yongera ibyubike. Yabivuze mu butatu butagatifu, Imana n'Umwana n'Umwuka Wera. Ndifuza ko uyu munsi wa none, uyu wa gatanu umugisha, ibitavuga Imana ku buzima bwawe, Imana ni ibyubike. Ibyo bikurwanya, Imana ni ibyubike. Izo ntambara, Imana ni izubike ngo ntago zizongera kuho kundi. Ubwo burwayi buri ku buzima bwawe, Imana ni ibwubike. Ubwo bushumeri, Imana ni ibwubike. Uko kutabyara, Imana ni ibyubike ubyare. Uko kutuba ngo ukuruke nk'abandi, Imana ni ibyubike nawe ukuruke nk'abandi. Usubiremo ngo byubike Mana kandi ubyubike Mana ntibizongere kuho kundi ku buzima bwawe. Ayo marira wariza, ku gahinda wagize, iyo nimba ibyo bikomere, Imana ni ibyubike, iguha umunezero, iguha ibyishimo kandi ntibizongere kurasira kuba ku buzima bwawe. Ijambo ryavuze ngo nzabyubika ntibizongera kuho kundi. Nagira ngo uyu mwanya dusengeye muri iri jambo. Ibyo warurambiwe, Imana ni ibyubike. Vuga ngo ni ibyubike mu izina rya Yesu Kristo. Agasuzuguro waruhaze, Imana ni ikubike. Vuga ngo ni ikubike mu izina rya Yesu Kristo. Uko gusenga udasubizwa, Imana ni ibyubike izigusubize. Izo mbaraga zikurwanya zo mu miryango z'akarande, z'abaterekera, z'ibirozi, iyo myuka yose yakugendaga, Imana ni iyubike. Imana igutereke mu mugisha wawe. Nzabyubika. Ndifuza ko uyu munsi wa none wa mugabo nkurikiranye, Imana ni iyubike ibitavuga Imana ku buzima bwawe, Imana ikuremera amashimwe. Wa mama nkurikiranye, Imana ni iyubike ibitavuga Imana ku buzima bwawe, Imana ikuremera amashimwe. Wa mukobwa wa musore we, Imana ni yubika ibitavuga Imana ku buzima bwawe, ahabwa Imana ikuremera amashimwe. Uyu wa gatanu, Imana yubika ibitavuga Imana ku buzima bwawe. Ni byinshi cyane, ibiguhiga, ibikurwanya, ibikuvuye, ni byinshi cyane. Imana ni yubika ibyo byaha wakira agakiza. Imana ni yubika ibyaha bikubase wakira agakiza. Oya, mva ngutangareze, ibiri mu rugo rwawe bidasobanutse, Imana ni ibyubike kandi bizongere kubaho kundi. Ibiri ku mutware we, Imana ni ibyubike. Ibiri ku mufasha wawe, Imana ni ibyubike. Ibiri ku rubyaro rwawe, Imana ni ibyubike. Biri muri famiye, Imana ibyubike. Uyu munsi wa none ubw'Imana harabiza kukubikira bitavuga Imana ku buzima bwo kugira ngo ibatabare. Uyu munsi na Imana ikugenderera, igira ibyubika ku buzima bwawe, wakira amashimwe ukabako kuri umunsi wa none mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Vuga ngo Mwami Yesu urakoze. Uyu munsi wo kuwa gatanu wa Mayi wayongereye, ushimye ko ibyo nari ndambiwe ubyubitse. Mwami ushimye ko ubonye intambara maze imyaka n'imyaka ndwana zidashira. Ushimye Mwami ko uzubitse kandi zitazongera kubaho kundi. Vuga ngo nakira umugisha wanjye, nakira ibyishimo byanjye, nakira amahoro yanjye. Mwami ushimye ko ubyubitse kubw'imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Zamuri kiganza dusenge. Mana turagushimiye ko wabwiye abisere ngo uzabyubika kandi ntibizongera kubaho kundi. Niko nsenge uyu mwene data umurikiranye. Ubika ibitavuga Imana ku buzima bwe. Ubika buri imbaraga zose z'umwijima. Ubika ibimwiga n'imurwanya, ibimuriganye, ibimuza amahwemo n'umutekano kuri we. Byubike katika jina la Yesu Kristo. Reka iri jambo rimuhesha ibyo yanyazwe kandi mugarure umugisha ndetse rimugarure amasezerano. Ushimwe Mwami, iri jambo rekesha muri bitangaza. Warese uzaryumva rizahindura ubuzima bwe. Urakoze Mana kutwumvisha muri byose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Imana imugisha mwakoze kwa natwe. Bifurije kugira wa gatanu mwiza, mugira ibihe byiza kandi Imana ikomeze